ese nawe uri muri ba bantu ujya kureba balance kuri MTN muri Airtel reason to imagine bikanga? Urugero wenda reka nje muri telefone yanjye gutya nindangiza nshikinge balance ndebe niba biri bukunde uke wenda ukandikamo 131 urwego warangiza ugakanda kuri MTN warangiza ugategereza. Niba nawe uri muri abo bantu rero hita byiyandikamo gutya, ndagira ngo ukurikire iyi video. Urareba ko barambwiye ngo MTN Rwanda message connection problem or invalid MI code. Ese nawe bijya bikubaho ibi bintu? Niba bikubaho rero kurikira iyi video kugeza irangiye urahita ubona igisubizo cy'ibi bintu. Ubwo rero nibutsa abantu bashyashya kuri iyi channel mukande subscribe ndetse ukande kukazogera karaho hirya kugira ngo ujye ubona video buri munsi dukoze kandi ukazibona mu ba mbere. Okay reka dutangire video yacu rero. Ngira ngo muri iyi minsi mwabonye ko simukadi za MTN zidakunda muri Airtel reason to imagine ikoramo yego ariko ntube wahamagara. Okay icyo kintu ugisobanukirwe neza. Ubwo rero naricaye ndeba uburyo ki ibintu biri kuba ku bantu bose, ndavuga nti reka ntegure video. Abantu benshi rero bajya batubura bakavuga nti ngiyewe nzi gukora ibintu n'ibi, ariko nje kugira ngo babwize ukuri kw'ibi bintu, mwereke n'uburyo ki wabikemura. Yego okay ubwo rero reka tutangire. Nizere ko weho wamaje gukanda subscribe. Rero niba ufite reason to imagine telefone ukaba ufitemo MTN ikaba ari 3G, niba uziko simukadi yawe ari 3G ntago ibyo bintu bikunda. Wowe icyo usabwa nta kindi, ijya ahantu hakwegereye ku cyicaro cyangwa se ahantu hariho hose wabarura simukadi, nurangiza ugende ufate simukadi yawe ya MTN, nurangiza ugiswapishe, nurangiza bahite baguhereza iri muri 4G, nurangiza uyishyiremo urebe ko bidakunda. Ubwo ngubwo ngira ngo igisubizo cyari icyo ngicyo. Ubwo rero ku bantu twabanye muri iyi video tuzasubire kuri video itaha.